Ndabasuhuje mwese tugiye kubana uyu munsi. Ibintu biratandukanye noneho. Byaba ari ikibazo gikomeye cyane uyu munsi ubaye hari igihe wigeze kwiyumvaho ibimenyetso nko kumara kurya uturyo duke ugahita uhaga, cyangwa se ukaba warigeze kwibonaho amaraso mu musarani mu gihe uri muri toilette, hanyuma nawe ukajugunya iyo ngiyo ukituriza. Uyu munsi reka tubyite ko mbazaniye inkuru mbi. Ibyo turavuga ku bimenyetso by'indwara zica nabi zibasira igifu ndetse n'urwungano ngogozi muri rusange, ubwo harimo umuhogo n'amara. Ndetse kuri ibyo bimenyetso bigera ku 9 bigomba kugutera impungenge n'ubyibonaho nibura rimwe mu buzima bwawe. Iyi ni Umuti Rwanda. Yumva kuri mikrofone nitwa Mugisha. Buri wese muri twe nibisanzwe ashobora kugira ibibazo ushatse wanavuga ko biba bitanakomeye cyane akabigira mu gifu cye. Nta gitangaza kiri mu kuba wamara kurya ibiryo utaruhirutse kurya bikakugwa nabi. Gusa uyu munsi abaganga hirya no hino batandukanye cyangwa se abahanga batandukanye batanga impuruza ku bimenyetso bitandukanye utagomba gukerensa na rimwe mu gihe wabyibonyeho. Ibyo ngibyo nibyo tugiye kuvugaho uyu munsi. Rimwe, amaraso mu musarani cyangwa se muri toilette igihe urimo. Wabonamo ibisa n'umutuku cyangwa se umukara mu gihe uri muri toilette, icyo ni ikintu kigomba kugutera ubwoba. Bimwe mu bintu bishobora kugutera iki kibazo birimo ibizwi nka hemorrhoide, ndetse no kuba haba ari nk'utwo twakwita nk'udusebe ahagana mu kibuno hamwe hanyura umwanda iyo twituma. Uretse ko amaraso mu musarani ari ikimenyetso cya kanseri y'amara, ibyo bita colon cancer. Ngiyi indwara ikunze kwibasira abageze mu myaka 50 kuzamura. Amaraso mu musarani byiyongeyeho ukabona imihindukire y'ishusho y'umusarani wawe. Inama yaba isigaye ikugombwa no kugana muganga byihutirwa. Ikintu cya kabiri cyangwa se ikimenyetso cya kabiri ni uburibwe nyuma yo kurya. Uburibwe nyuma yo kurya ni ikimenyetso cyiza cy'uko igogora ryawe ryaba ridakora neza. Iki ni ikibazo ubusanzwe kiba gikenewe kuvurwa byihuse uko bishoboka. Kubabara nyuma yo kurya ni ikimenyetso cy'uburwayi bwa IBS cyangwa se irritable bowel syndrome. Indwara yibasira urwungano ngogozi yatangiye kugaragara mu ntangiriro z'itangira rya COVID-19, nubwo abahanga uyu munsi bataremeza neza ko hari aho yaba ihuriye na coronavirus. Ikimenyetso cya gatatu, reka noneho tuvuge ku kugorwa no kumira igihe uri kurya. Mu gihe cyose wumva urya bigasa n'ibyirundanya mu muhogo ukumva udashaka kumira kuko bikubabaza, reka nkubwire ko hari inkuru mbi kuri iyi ngingo. Inkuru mbi ni ushobora kuba urwaye kanseri yo mu muhogo cyangwa se werekeza mu rugendo rwo kuyirwara. Kanseri y'umuhogo ni indwara ikunze kwibasira abantu bageze mu myaka yo hejuru ya 55, kandi ku bwiko bwa 3 kuri 4 ikaba iboneka cyane cyane mu bagore kurusha abagabo. Aya ni amakuru ava mu kigo cyitwa Centers for Disease Control and Prevention. Uretse ko atari ibyo gusa byagutera kubabara mu gihe uri kumira, kuko n'ibindi birimo infection ndetse n'inkovu mu muhogo akenshi ituruka kuri acide yava mu gifu igacika ikaba yatwika umuhogo, nabyo bishobora kugutera ikintu nk'iki. Ukumenya neza ikigutera ibintu nk'ibi ngibi uramutse ubyibonaho, ugirwa inama yo kwegera muganga akagukorera ibizwa endoscopy, aho kubohereza igikoresho kimeze nk'itiyo kiriho kamera cyangwa se akuma gafata amashusho bakamenya neza ibiri mu nda. 4, gutakaza ibiro mu buryo budasobanutse by'umwihariko iyo byifatanyije no kuribwa mu nda. Gutakaza ibiro nta mavugurura mu ifunguro wakoze cyangwa se ukaba nta myitozo ngororamubiri uherutse gutangira. Iki ni ikimenyetso cy'uburwayi buhambaye burimo na kanseri. Ubusanzwe uburyo umubiri ukoresha ibyo winjije birimo n'ibiryo bugenda bucika intege uko umuntu agenda akura, ibizwi nka metabolism. Ubabona ari nayo mpamvu abantu babyibuha cyane uko bagenda bakura. Mu gihe cyose uri gutakaza ibiro nta mbaraga ubishyizemo, iryo ushatse waryita idarapo ritukura. Ndakurahiye uzaba uri mu murongo utukura. Bavuga ko ubundi iyo utakaje ibiro bingana nka 5% cyangwa se ukarenzaho mu gihe cy'amezi 6 kugeza kuri 12, ubundi wagakwiye kureba muganga. 5% ibiro bingana nk'ibiro 3 umuntu usanzwe afite ibiro 60, n'abandi ubwo mwakuba mukumva ibiro 3 ku muntu usanzwe ufite ibiro 60. Ikimenyetso cya 5 ni ugufungana mu nda, ibizwi nka constipation by'igihe kirekire.
kandi ukumva ahagana mu nda hakurya. Gufungana mu nda buri wese bimubaho, nubwo ubushakashatsi bwerekana ko bikunze kuba mu bakuze. Constipation isobanurwa nko kugenda buhoro kw'ibiri mu nda, ubundi ubusanzwe bitakabaye kuba ari ikibazo, ariko iyo bitinze bitavuwe biba bishobora kurangira amara yawe abaye manini, hakiyubakamo ikintu wakwita nk'ikibuye cyangwa se gisa nk'ikibuye kibigomba kuva mu nda, ariko byanze kuvamo cyangwa se byatinze kuvamo, hari nako wongeraho ibindi bintu bishobora kukuviramo uburibwe budasanzwe, ndetse byatinda urupfu ugapfa ukava ku isi. Ubundi bavuga ko uramutse urengeje iminsi 7 nyuma y'aho iki kibazo cyibonyeho utarivura cyangwa se utarivuza, buri muntu wese wishimira kubona abandi bantu bari mu buribwe akubonye yaba asubijwe, yakwishimira kukubona. Constipation cyangwa se gufungana mu nda bishobora guterwa n'ibintu bitandukanye, birimo kurya ibiryo byifitemo fibre nkeya, fibre iboneka mu mbuto n'imboga, ndetse n'imiti imwe n'imwe ikabitera iki kibazo. Indwara nka diabete nazo zikaba zizwiho gutera iki kibazo kuba cyabaho byoroshye. 6, reka tuvuge ku buribwe bw'ako kanya ndetse bukabije bwo mu nda. Niba warigeze wumva ikintu kikurya mu nda ahagana mu rubavu iyo turi kwirukanka wenda nko muri siporo, ibyo ni ibintu bisanzwe, ariko iyo ubwo buribwe bugira gutya bukaza bukakubaho ndetse bukamara igihe kirekire, bari ngombwa kugira amakenga ukajya kwa muganga ukisuzumisha. Ikintu cya 7 turavugaho uyu munsi kibasira igifu, cyangwa se ikimenyetso cya 7 kibasira igifu kigomba kugutera impungenge no kuribwa wumva usa n'uri gushya ahagana mu gatuza, ibizwi nka heartburn, bikunze kuba ku bantu bamwe twakwita nk'abo bakuze. Ibi ngibi hari imwe mu biti ibivura, gusa nanone wowe waragerageje imiti ukumva nta kijya mbere, ntacyo bigufasha. Ibi byaba ari ikimenyetso cy'uburwayi buzwi nka gastroesophageal reflux disease, uburwayi aho icyo twakwita nk'akaryango gafunga hagati aho umuhogo n'igifu bihurira, aho kaba katakifunga neza. Uburwayi iyo butavuwe biba bishobora kukuviramo uburwayi buhambaye, rimwe na rimwe na kanseri y'umuhogo. Kubyimbirwa mu nda ibisanzwe, kumva wuzuye iyo umaze kurya, ibyo ni ibintu bisanzwe, gusa nanone ibi ni ibintu busanzwe bitandukanye cyane no gutumba. Guhaga bitandukanye no gutumba. Niba ubonye inda yawe ibyimbye mu buryo bw'umuzenguruko wose, niba wibonyeho ikintu nk'iki ngiki kandi kikanakomeza kugaragara na nyuma y'uko ubonye umwanya uhagije wo kugogora ibyo wariye, mbese ni bimwe benshi bita gukora mu nda kw'ibiryo. Niba bimeze gutyo, iki ni ikimenyetso cy'uko waba ufite ibisukika byinshi mu nda, cyangwa se gaze, cyangwa se ubyita umwuka, cyangwa se ibyuka biba bishobora guturuka kuri uwo murengera wa gaze cyangwa se ibisukika biba byaheze mu mara, cyangwa se byaturutse ku gukura gukabije kwa bagiteri cyangwa se udukoko mu mara yawe. Ikimenyetso cya nyuma turavugaho kumva uhaze cyane nyuma yo kurya uturyo duke cyane. Niba bikubaho cyane, ubwo byaba bituruka ku kintu kimwe akenshi, ibizwi nka gastroparesis, kondisiyo aho ibyo kurya bitinda mu nda cyane kurusha uko byari bisanzwe. Kuba warabazwe mu gifu ndetse na diabete bishobora kugutera iki kibazo, uretse ko byanaturuka ku kuba unifitemo ikibyimba. Niba nta na kimwe wizeho muri ibyo, byaba ari byiza kwegera muganga ubizobereye hakiri kare, kuko uko umenya ikibazo kare ni nako uba ufite amahirwe menshi yo kukigenzura. Iri turi mu Rwanda, nitwa Mugisha, reka tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.